buzima bwacu bwa buri munsi uzasanga 20% by'ibikorwa byacu aribyo bitanga 80% by'umusaruro tubona. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Ushobora guha agaciro ibintu 2 mu 10 ari gukora ku munsi bikaguha umusaruro kurusha ibindi 8 bari gukora. Ni byiza kwandika rero urutonde rw'ibintu wifuza gukora ku munsi. Niba warateye niyo ntambwe uzagenzura neza uzasanga umusaruro wabonye wavuye mu bintu bike wakoze. Niba nta n'umusaruro wabonye uzasanga ari witaye kuri byinshi bifite akamaro gake. Banza ugenzure rero urutonde rwawe hanyuma ubanze gukora ibifite akamaro kurusha ibindi. Igitekerezo cyazwe n'witwa Vilfredo Pareto mu kinyejana cya 19 nyuma yo kureba agasanga umuntu ashobora kwirwa umunsi wose akora ariko yareba inyuma mu by'ukuri agasanga nta musaruro ugeze abona, nyuma yanawubonye agasanga ntungana n'ibikorwa yakoze. Igitekerezo rero gishobora kutugira akamaro muri business zacu, mu buzima cyangwa se mu myanya n'abandi muri societe. Nk'urugero twatanga muri business, ushobora kuba ufite company warateye n'imbere kandi ununguka, ariko hakazavuka ikibazo mu bakozi ntibumvikane bakagirana amakimbirane bikaba byatera abakiriya kutishimira service bahabwa. Wowe aho kwita kuri ibyo byombi bishobora gutuma business yawe homba, aho ugasanga wibereye mu kuntu wakwagura ibikorwa byawe, kugendana n'ikoranabuhanga rigezweho, gushaka abakiriya hanze n'ibindi nk'ibyo. Ibyo sibyo. Aho ukwiriye kubanza ugakemura ibibazo biri mu bakozi bawe hanyuma ugatekereza ku bindi wakora ariko ibyangombwa byamaze gutungana. Iri somo kandi rishobora no kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi no kubana n'abandi. Nk'urugero twatanga ugasanga urabyutse kare ugiye mu kazi wiriweyo ariko wagera mu rugo akaba ariko kanya wiboneye ko kujya kuri Facebook ugatangira gucatinga kuri WhatsApp, kureba amaseri n'amafilm utarangije n'ibindi, ariko ukibagirwa yuko abana bawe, umugore wawe, inshuti zawe n'abandi ari bagufitiye akamaro kurusha izo filime wareba cyangwa se ibindi utamumwanya. Wara mu buzima bwawe ugasanga uhora n'utundi kutubazo ariko utazi ikibitera. Bitandukanye n'undi we bageze mu rugo akivuga ko abana be bakeneye gukorana nawe homework, umugore bakeneye kuganira nawe n'ibindi byinshi. Ugenzi ubuzima bwawe n'ubw'uyu uzasangamo itandukaniro rinini cyane. Icyaba rero ni iki? Wowe witaye kuri byinshi bifite umumaro muke, naho undi abanza kwita kuri bike bifite akamaro kurusha ibindi. Izi ni ingero nke twatanga kuri business n'ubuzima busanzwe, ariko iri somo uzarisanga hafi mu buzima bwa buri munsi no mu bintu byose umuntu ashobora kuba yakora. Nubwo igitabo kitwigisha ibanga ryo kugera kuri byinshi ukoresheje bike, umunsi wacu ugira amasaha 28 kandi ugasanga hari byinshi bidukeneyemo. Rero byiza mbere yo kutangira ko ubanza ugashyira ku murongo ukanakora bike bigufitiye akamaro kurusha ibindi, hanyuma umwanya usigaye ukawukoramo ibindi byose bisigaye. Iyi ni inshamake y'igitabo cyitwa 80-20 Principle, The Secret of Achieving More with Less, cyanditswe na Richard Koch. Ushaka kumenya byinshi birutaho, jya kuri YouTube wandike Murika, hanyuma ukande subscribe ubone izindi video. Naho kuri Facebook page yacu ni @murika, hanyuma ukande like na share ubisangiza abandi. Murakoze.